Mwongeye kwirirwa neza abantu banjye, nk'uko bisanzwe ni Toso the Barber. Uyu munsi wa none mbazaniye application nziza ushobora gukoreraho amafaranga urimo ugenda cyangwa se urimo ukora siporo. Ni iyi ngiyi. Icyo bishatse kuvuga, wenda tuvuge urimo gukora siporo, uri ku rugendo, urava ku kazi, urajya mu kazi, so nyine urimo gutembera, wibereye mu rugo urimo gukina n'abana ariko ufite connection, telefone yawe uko urimo kuyizengurukana igomba kugenda iguha amafaranga. Kurikira ariko mbibutsa gukora subscribe, mugakora share, nyine ibintu byose mukareba ko nanjye nazamuka. Twagiye, urafungura ino application, numara kuyifungura urarindiraho gakeya application ize. Application ize, dore ngiyi. Ahangaha hari ikintu bari buhite bakubaza. Barahita bakubaza ngo kora ama step. Gukora step ni ahangaha. Gukora step ni ukuvuga ngo iyo bavuze gukora step z'uyu munsi, ni ukuvuga ngo wowe ubafunguye application noneho ukajya utembera, nyine utembera, urimo gutembera, bagenda ino step igenda izamuka ikava kuri 0 ikagera ku 100. Iyo igeze ku 100 step ubwo biba bimeze neza cyane. Dore nk'ubu ngubu ngeze kuri 225, nyine nagiye ntembera. Iyi application iguha amafaranga uko urimo kugenda. Balance iri hano hejuru, murayibona balance. Murabona balance, account yanjye ni iyi ngiyi. Ahantu hari account yanjye ni ahangaha, Toso the Barber. Murabona iriya ni logo yanjye nkoresha, uzajya ubona iriya logo A1, uzajya tuvuga ati nageze kuri Toso the Barber, iriya niyo logo nkoresha. Noneho ino application nshaka kubereka, dore ngi application. Noneho ahangaha, aha niho ukirika hano ugatangira ugakora urugendo. Ahangaha urahakirika ukemeza ukahafungura. Ubwo uba uvuye ku kazi cyangwa urimo ujya mu kazi cyangwa urimo ukora utuntu tw'uturimo mu rugo ariko telefone yawe iri mu mufuka hafi aho, ukirikaho warangiza ugatangira ugakora urugendo. Ahangaha barahita banyereka ko ngiye maje kugera muri step ya 2. Ahangaha buno ndimo kwinjiza tayari. N'ubu ngubu ndimo kubivuga ndimo kugenda. Ndimo kubivuga ndimo kugenda, ariko ikintu nshaka kubereka, hari umuntu wita yibaza ati wowe ko kuri balance nta kintu cyari cyajyaho. Nanjye nibwo nari nyishyiramo ino application nyibonye. None ahangaha ndabanza ndeba ukuntu imeze, mpita mbona irizewe. Noneho hari ikintu nshaka kubereka. Murabona ubu ndahagaze, mpagaze hamwe, sindimo kubuja. Ubu sindimo kubuja, ubu ntabwo ndimo kubuja. Noneho ngiye kubereka ahantu iyo urimo kubuja, ngiye kubereka ukuntu bigenda. Sasa murimo murabona hari ahantu ndimo kuzenguruka ahangaha gutya mo hano ndimo kuzenguruka ngenda. Ngiye kubibereka. Urabona ko harimo umusozi uragenda wibarangura. Ahangaha umusozi urimo kwibarangura, bivuze ngo ndimo ndagenda, nyine ndimo gukorera amafaranga. Niho ndibuze nkagera ahangaha, nafungura ino speed, nafungura hano ino speed irimo umuntu arimo kwiruka, amafaranga akahita agenda azamukamo hano. Ubu ngubu ntabwo ndimo kugenda, mpagaze ahantu hamwe kugira ngo nkore neza video, mbereke video, ariko ningenda amafaranga ahita azamuka. Noneho urabona ino application ifitemo ahantu ushobora kuza ugahaha, ikagiramo ahantu baguha ama gift card. Aho hose nzahabigisha, aho hose nzahabereka, ariko noneho dufungure hano ho guhaha. Application ni iyi ngiyi rwose, gusa ndabona ka internet kari kavuyeho. Application ni iyi ngiyi. Ino application ni umuti, yishake. Urabona uno musozi, urabona ko ugenda hano barimo kumuvinga. Ushaka wafungura hano hejuru. So iyi application ngiye kubasigira link yayo muri description, muri buze kujyamo mukopiye link, mwinjirireho. Nimumara kwinjiriraho neza cyane, uhita utangira gukorera amafaranga yawe. Azajya ajya hano hejuru kuri balance, ariko urabanza wuzuze ino step. Iyi step igeze 100% nibwo. Ubu ngubu ngiye nageze muri 225, narengeje n'100.
ubu ngubu amafaranga mu kanya ndajya muri balance, muri balance yanjye bari buze kumuha amafaranga, ntabwo byari byageraho ariko amafaranga yari buze mu kanya muri balance. Dukomeze tuzamurane, mbibutsa gukora subscribe. Ino application ndayisiga muri description, aba ariho mugenda murebe link yayo, mujye muri Play Store muri downloading, ubundi ahasigaye dutwike hashye. Okay, murakoze, ndabakunda cyane.